ari muzima ariko aza gupfa nyuma. Ariko noneze buretse kugwa ubundi yarasanzwe agwa kuva na kera. Yego niko yambwiye, njye naramubajije arabimbwira. Byari ubuzima bwe bwa buri munsi. Ariko hanyuma cyagiye muje yaje gusengera iwanyu kuri telefone, yumva amateraniro kuri telefone. Yego yaje na kabiri. hanyuma icyo gihe nibwo twamusengeye, nibwo yatanze icyifuzo turamusengera. Rero waje kumuhanurira karibu yuko afite ikibazo cyo kugwa. Arabikwemerera. ntabwo ikintu nshaka kumenya, ntabwo we yabimbwiye, ninjye wabimubwiye. Ni wowe wabimubwiye, we ntabwo yigeze abikubwira. Nakubwiye ngo umusengere ngo afite inda y'amezi 8, urangije atari ufite n'ikibazo cyo kugwa. Ati yego ndagifite. Uramusengera uramubwira ati ibintu byo kugwa Imana ibikuyeho ntuzongera kugwa. Noneho kuva icyo gihe umusengeye ntiyongeye kugwa. Yaje kujya kubyara rero, agiye kubyara. Turashimiye cyane rwose. Umwana avuka ngira ngo arushye sinzi, ajya kwa muganga bamushyira mu twuma. Umunsi wa mbere umugabo arampamagara ati mama runaka ari kwa muganga. Mbese mwarabyaye? Ati yego, ariko umwana yaje arushye bamushyize mu twuma. Nta kibazo. Bigeze saa 4 z'ijoro arampamagara ati inshuti wawe umwana we arapfuye. Atari ko barahumeka umwuka w'abazima. Mbese ikibazo cyo kugwa yarakigifite? Ati hoya ntabwo yarakigwa. Rero baramusengeye muri cya gihe yazaga gusenga, yari yarabimubwiye yuko azajya ajya gusenga kwa mugabo. Agahora aza ariko ananizwa nuko ari kure tutegeranye. Yamagara ku kana tukagasengera disi. Nta telefone agira. Telefone ifitwe n'umugabo, kandi umugabo we akunda kuba yibereye muri kabari. Noneho rero arambwira ati umushuti wawe umwana yavuye mu mwuka yapfuye. Nari murimo amafaranga yari yaragurishije ibigori, ntekereza kuyaha umugabo. Ati ahubwo nabuze telefone bitewe n'igihe mutangirira gusenga. Iyo nyifite barakomeje nkajya mubwira tugasenga. Ati rero ubwo nyakwigendera yigendeye yari uruhinja, atari kumwe ndamushimira kugeza n'izi saha. Ejo bundi twari turi kumwe, ndamubaza cya kibazo wagira ngo uracyakigira. Ati oya. Yaje hano twarasenganaga mu rugo, ntabwo hano bigeze kuri telefone. Ati ariko rwose ati ndashima Imana narakize. Ati mama muto ati narakize ntabwo nkigwa, kuva nsengeye sinigeze nongera kugwa. Ubwo rero ngiye nkurikirana amateka y'abantu baza bangana, kandi ndiwe n'umwuka w'Imana. Yuko abantu baje bangana, baje bababaye, kandi baje bangana nk'umubyeyi, nkabasha nanjye kubafasha mu byo mbashije. Ubwo urumva kuba ubazana bagakira nabyo ni ibintu byiza cyane. Njyewe nabashishikarije uko bimeze bitewe na byinshi nagiye mbona. Ubu ngubu ugereranyije uwo mama afite nk'imyaka ingahe? 30 cyangwa 29. Ubwo se icyo kibazo cyo kugwa ubundi cyaje mbere y'uko ashakara cyangwa ni nyuma y'uko wenda yarashatse? Ibyo ntabwo nabimubajije. Yambwiye ko bimaze igihe kinini. Ntabwo namubajije ati ni mbere wari umutoya se cyangwa iki, ariko yambwiye ko yarasangwa nzwe agwa. Cyangombwa nuko ashima Imana ko yakize. Yarabimbwiye rwose. Imana yacu yahabwa icyubahiro cyane cyane, ikora ibitangaza bikomeye.